Bene data n'abashiki banjye mwese ndabashuhuje. Shuti wowe tugiye kubana mu kibwirizwa cy'uyu munsi, reka mbanze nkwibwire. Nitwa Pastor Rukundo Isayi, nkaba ndi umuyobozi w'urubyiruko mu itorero ry'Abadventiste w'umunsi wa karindwi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Uyu munsi ni isabato ya gatatu, kandi isabato ya gatatu yagenewe urubyiruko ku isi yose mu itorero ry'Abadventiste w'umunsi wa karindwi. Nifurije rero urubyiruko kugira isabato nziza. Basore, mbifurije isabato nziza. Mwishime, munezerwe, mwishimire mu mwami, kandi igihe cyose iyi sabato igarutse, isabato ya gatatu ya buri kwezi, mujye mugaragaza impano mufite muhimbaza Imana. Kuri iyi sabato kandi ndifuriza isabato nziza ku bana bari mu rugaga rw'abato. Adventurers Club mu rurimi rw'icyongereza niko babyita, urugaga rw'abato, kandi nanone mu rurimi rw'igifaransa bitwa Club des Aventuriers. Turizihiza ku nshuro ya 36 uru rugaga rw'abato rubayeho. Abana mwese mwishime, cyane cyane abana bafite kuva ku myaka 4 kugeza ku myaka 9, abo nibo bagize urugaga rw'abato Club ya Adventurers. Bana batoya mwishime aho muri, reka nsabe buri muntu wese wicanye n'umwana amubwire ati umunsi mwiza, isabato nziza, isabukuru nziza yanyu. Reka nshimire ababyeyi bamaze kubikora, reka nshimire buri muntu wese wicaranye n'umwana, reka nshimire buri muntu wese umaze kwifuriza umwana kugira isabato nziza, isabukuru nziza. Turizihiza ku nshuro ya 36 uru rugaga rw'abato rubayeho. Abana mwese mwishime, cyane cyane abana bafite kuva ku myaka 4 kugeza ku myaka 9. Ni nayo mpamvu ikibwirizwa cyacu kigiye kutujyana ku mwana mutoya, umwana witwa Samweli. Kubw'ibyo rero, umutwe w'ikibwirizwa uravuga ngo inzira zo kwizera, amasomo dukura kuri Samweli. Icyigisho cyacu kiratujyana mu gitabo cya mbere cya Samweli. Reka ndarike buri muntu wese ufite Bibiliya maze abumbure mu gitabo cya mbere cya Samweli, igice cya mbere, dusome duhereye ku murongo wa 11 turageza ku murongo wa 18. Niba rero wahageze, reka dufatanyirize hamwe kureba amagambo yanditse muri iki gitabo. Nkwibutse yuko igitabo tugiye gusoma ni igitabo cya mbere cya Samweli. Abantu benshi bakunda gukora amakosa bakavuga ngo ni urwandiko rwa mbere rwa Samweli. Ntabwo Samweli yanditse urwandiko, ahubwo yanditse igitabo. Biterwa nuko abantu batajya basobanukirwa n'itandukaniro riri hagati y'urwandiko ndetse n'igitabo. Samweli rero, ndetse si na Samweli gusa, ahubwo ibitabo byose dusoma mu isezerano rya kera muri Bibiliya byose ni ibitabo, ntabwo ari inzandiko. Ahubwo iyo tugeze mu isezerano rishya niho tuhasanga inzandiko. Inzandiko zanditswe na Paulo, inzandiko zanditswe na Yohana, gutyo. Bityo rero, reka ngaruke mu cyigisho cyacu, tubumbure Bibiliya mu gitabo cya mbere cya Samweli, igice cya mbere, dusome duhere ku murongo wa 11 kugeza ku murongo wa 18. Dusome. Ahiga umuhigo aravuga ati, Nyagasani Nyiringabo, nureba umubabaro w'umuja wawe ukanyibuka, ntunyibagirwe ukampa umwana w'umuhungu, nzamutura Uwiteka abuwe iminsi yose kubaho kwe, kandi icyuma cyogosha ntikizamugera ku mutwe. Nuko akomeza gusenga atyo imbere y'Uwiteka. Eli yitegereza umunwa we, kandi muri uwo mwanya Hana yasabiraga umutima we, iminwa ye ikanyeganyega, ariko ijwi rye ntirihinguke. Nicyo cyatumye Eli yibwira ko yasinze. Nuko Eli aramubaza ati, uzageza he isindwe ryawe? Mbese waretse vino yawe? Hana aramusubiza ati, ashwi databuja, ndi umugore ufite umutima ubabaye. Ntabwo ndanyoye vino cyangwa igisindisha cyose, ahubwo nsutse imbere y'Uwiteka amaganya yo mu mutima wanjye. Ntukeke yuko umuja wawe ari umukobwa w'ikigoryi, kuko ibyo navuze kugeza ubu nabitewe n'amaganya kandi n'agashinyaguro bikabije. Maze Eli aramusubiza ati, genda amahoro, Imana ya Isiraheli iguhe ibyo wayisabye. Hana aramusubiza ati, umuja wawe mbonera imbabazi imbere yawe. Nuko uwo mugore aragenda, arafungura, mu maso he ntihongera kugaragaza umubabaro ukundi. Iyi sabato tugiye kuvuga umuntu udasanzwe dusanga muri Bibiliya. Izina rye ni Samweli.
Samweli yagize ubuzima butangaje bwuzuyemo kwizera, bwuzuyemo kugira umuhati wo kunguka ubumenyi no kwiringira Imana. Inkuru ya Samweli itwigisha uburyo bwo gukurikira Imana tutitaye kumenya aho urugendo rwacu ruzatugeza. Reka tujyane muri urugendo maze turebere hamwe uko Samweli yagendanye kwizera. Icya mbere tugiye kureba muri iyi nkuru ni ivuka rye ridasanzwe. Mu gihe cya kera habayeho umugore witwaga Hana. Yamaze igihe kirekire yabaze urubyaro. Hana yifuzaga kugira umwana, maze arasenga, arongera arasenga, agasenga Imana ayisaba umwana. Umunsi umwe ajya mu rusengero aririra Imana, arayibwira ati, wampaye umwana, kandi ningira amahirwe ninkugiraho umugisha ukampa umwana w'umuhungu, uyu mwana w'umuhungu nzamugutura. Hana ahiga umuhigo ko Imana nimuha umwana w'umuhungu azamutura Uwiteka, akamukorera iminsi yose yo kubaho kwe. Babyeyi muteze amatwi, mwe mwagize amahirwe mukagira abana, mbese abana banyu mwaba mwaributse kubatura Uwiteka? Cyangwa abonye ubyara gusa mu rugo murishima, maze inshuti abaturanyi baza gusura, baza guterura agahinja, maze namwe nk'umuryango murishima, ariko mwibagirwa ko uwo mwana mwamuhawe n'Imana? Niba utarabikoze, niba abana bawe utarabatuye Imana, iki ni igihe cyo kubikora. Tugarutse ku nkuru yacu, Hana ati, Imana nimpa umwana w'umuhungu nzamutura Uwiteka, kandi azamukorera iminsi yo kubaho kwe. Utekereza ko byagenze gute? Imana yumvise gusenga kwe, imuha umwana w'umuhungu, maze Hana amwita Samweli, risobanura ngo Imana yantegeye ugutwi. Haleluya! Imana yumvise gusenga kwe, imuha umwana w'umuhungu, amwita Samweli. Mbese biragushimishije? Ndibwira ko ari yego. Nanjye biranshimishije. Isengesho rya Hana ryarumviswe, rirasubizwa. Dufite Imana itagitererana bayo. Dufite Imana yumva gusenga kwacu. Dufite Imana yumva amaganya yacu. Ariko kandi reka nkubwire ngo dufite Imana isubiza amasengesho yacu. Ariko kandi iyo Mana isubiriza igihe bishakiye. Ntabwo ari twe tuyitegeka ngo byanze bikunze ndashaka ibi n'ibi kandi bimpe none ahangaha. Oya, urayibwira igatega amatwi, wowe ugategereza ubushake bwayo igihe buzasoherezwa. Imana yumvise gusenga kwa Hana, maze Hana abyara umwana w'umuhungu, amwita Samweli. Igihe Samweli akiri muto, Hana yazirikanye isezerano yari yasezeranije Imana. Mbese uraryibuka rya sezerano yari yasezeranije Imana? Twabisomye hejuru muri Bibiliya. Hana yari yarabwiye Imana ati, numpa umwana w'umuhungu nzamugutura, kandi azaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yo kubaho kwe. Niko Hana yabigenje. Abaze kubyara umwana w'umuhungu Samweli, yajyanye Samweli mu rusengero kugira ngo abane n'umutambyi Eli, kugira ngo ajye akorera Imana ari kumwe n'abatambyi. Mbega umubyeyi mwiza wahisemo gutura umwana we Uwiteka, kandi akamugirira icyifuzo cyiza, akamugirira icyerekezo cyiza cyo kugira ngo iminsi yo kubaho kwe azajya akorera Uwiteka. Icya kabiri tugiye kwigira kuri Samweli. Mbere twabonye yuko ivuka rye ryari riri mu buryo budasanzwe. None icya kabiri rero tugiye kumva noneho Samweli yakuze, noneho kugeza ku rwego rwaho yumva ijwi ry'Imana. Samweli yakuriye mu rusengero, yiga iby'Imana, anafasha umutambyi Eli. Maze ijoro rimwe habaye ikintu kidasanzwe. Ikintu kidasanzwe cyarabaye. Igihe Samweli yari aryamye, yumvise hari umuntu uhamagara izina rye. Maze agiye kumva, yumva umuntu uhamagara izina rye, arahamagara ati, Samweli, Samweli, Samweli. Samweli ava mu bitotsi, maze yongera atega amatwi, yumva ijwi rimuhamagara ngo Samweli, Samweli. Muri we yibwira ko ari umutambyi babanaga mu rusengero Eli umuhamagaye. Maze arabyuka, arirukanka, aragenda ajya iruhande rwaho Eli yari aryamye, maze arakomanga, asaba Eli ati, nditabye. Eli avugana nawe, aramubaza ati, Samweli, witabye iki? Aramuga ati, nditabye wowe kuko umpamagaye. Eli aramusubiza ati, sinaguhamagaye mwana, subirayo, genda uryame. Ayo magambo tuyasoma mu gitabo cya mbere cya Samweli, igice cya 3 kuva ku murongo wa 4 kugeza ku murongo wa 5. Ibi byabaye inshuro 3.
maze Eli amenya ko ari Uwiteka uhamagaye uwo mwana. Abwira Samweli ati, niwongera kumva ijwi riguhamagara, rikaguhamagara nk'uko ryaguhamagaye mbere, uze gusubiza uti, Uwiteka, vuga kuko umugaragu wawe nteze amatwi. Tubisoma mu gitabo cya mbere cya Samweli cya 3 ku murongo wa 9. Uwiteka yongera guhamagara Samweli, maze Samweli nawe aritaba. Imana ivugana nawe. Mbega amahirwe Samweli yagize! Mbega amahirwe Samweli yagize kuvugana n'Imana! Mbega amahirwe Samweli yagize yo kumva ijwi ry'Imana! Aya mahirwe adasanzwe ndayifuriza buri muntu wese turi kumwe muri iki cyigisho, ngo twige kumva ijwi ry'Imana rivugana natwe. Icya gatatu tugiye kwigira kuri Samweli. Samweli yatojwe kumva ijwi ry'Imana no kuyiringira. Bahungu namwe bakobwa, mbese mwaba muzi ko Imana yifuza kuvugana natwe? Mwese abari muri iri teraniro, ndagira mbabwire ngo Imana yifuza kuvugana natwe. Imana yashatse kuvugana na Samweli, maze iraza iramuhamagara, imuhamagara mu izina. Reka mbabwire ngo Imana izi amazina yacu. Ishobora kutaguhamagara mu mazina yacu mu ijwi riranguruye nk'uko yabigenje kuri Samweli, ariko Imana ivugana natwe ibinyujije muri Bibiliya, binyuze mu isengesho, ndetse kenshi Imana ivugana natwe binyuze mu bandi bantu. Nka Samweli rero tugomba kumva no kuvuga tuti, Uwiteka, vuga kuko umugaragu wawe nteze amatwi. Icya kane tugiye kwigira kuri Samweli, ntabwo Samweli yize kumva Uwiteka gusa ngo bigarukire aho ngaho. Samweli yaje kuba umuyobozi. Uko Samweli yakuraga, yaje kuba umuhanuzi. Uwo niwe muntu udasanzwe Imana yahisemo kunyuzamo ubutumwa ngo abubwire abandi. Samweli yakundaga Imana kandi akayubaha. Samweli yakundaga Imana kandi abantu bubahaga Samweli kuko bari bazi ko agendera mu nzira z'Imana. Maze umunsi umwe Abisiraheli basaba Samweli kubimikira umwami. Abantu bashakaga kuba nk'uko abo mu bindi bihugu bibakikije bari babayeho. Samweli ntiyemeraga iki gitekerezo cy'abantu, kandi abo bantu mbabwira bari Abisiraheli. Maze bitewe nuko atumvaga igitekerezo cyabo, aragenda asenga Imana. Imana ibwira Samweli kubumvira. Iramubwira iti, genda wumve igitekerezo cyabo kandi icyo bashaka ugikore. Nubwo Samweli yari azi neza ko umwami atazahora abayobora neza, Samweli yubashye Imana maze yimikisha amavuta Sawuli nk'umwami wa mbere wa Isiraheli. Ishyanga rya Isiraheli ryashakaga kuba nk'uko andi mahanga yarabakikije yari ameze. Ishyanga rya Isiraheli ry'ubwaryo ryari risanzwe riyoborwa n'Imana, ariko bo ubwabo bari bahisemo ko bazajya bagira umwami nk'uko ibindi bihugu byari bibakikije byayoborwaga n'abami b'abantu. Ariko umwami w'Abisiraheli yarasanzwe ari Imana. Maze igihe kimwe rero basanga Samweli, baramubwira bati, oya, turifuza natwe kumera nk'abandi. Hari igihe abakristo bajya bifuza kumera nk'abandi. Mureke twe kumera nk'abandi, ahubwo tube abakristo nyabo igihe cyose. Samweli ntiyemeraga igitekerezo cyabo, ariko asenga Imana. Imana ibwira Samweli ati, genda ubumvire. Nuko nubwo yari abizi neza ko umwami atazahora abayobora neza, Samweli yubashye Imana maze yimikisha amavuta Sawuli nk'umwami wa mbere wa Isiraheli. Ndetse mu gihe Samweli atarasobanukiwe n'ibiri kuba byose, yizeye gahunda y'Imana. Kenshi mu buzima ntitumenye impamvu y'ibibaho, ariko nka Samweli dushobora kwizera ko Imana izi byiza kuri twebwe. Icya gatanu tugiye kurebera nanone kuri Samweli ni uburyo Samweli yaje kwimikisha umwami amavuta. Uwo Samweli yimikishije amavuta ninde? Ni Dawidi. Byagenze gute rero? Hashize igihe Imana ibwira Samweli guhitamo undi mwami kuko Sawuli atarayubashye. Imana yohereza Samweli ku mugabo witwa Yesayi wari ufite abahungu benshi. Imana yabwiye Samweli ko umwe mu bahungu ba Yesayi azaba umwami wa kabiri. Yesayi yeretse Samweli abahungu be bakuru, ariko Imana yaramubwiye iti, nturebe mu maso he cyangwa ikirere cye ko ari kirekire, namugaye, kuko Uwiteka atareba nk'uko abantu bareba. Abantu bareba ubwiza bugaragara, ariko Uwiteka we areba mu mutima. Aya magambo aboneka mu gitabo cya mbere cya Samweli, igice cya 16 ku murongo waho wa 7. Hanyuma
Yesayi azana umuhungu we muto Dawidi waragiraga intama. Dawidi ntabwo yagaragaraga nk'uwaba umwami, ariko Uwiteka aravuga ati niwe uwo nguwo niwe nshaka ko ambera umwami. Biboneka mu gitabo cya mbere cya Samweli iki cya 16 ku murongo wa 12. Samweli yimikishije amavuta Dawidi, kandi yamwimikishije amavuta nk'uburyo budasanzwe bwerekana ko Imana yamuhisemo kuba umwami. Bahungu namwe bakobwa, ibi bitwigisha ko Imana itareba ibigaragara inyuma, ahubwo ko Imana yita ku biri mu mitima yacu. Waba mukuru cyangwa muto, Imana igufitiye umugambi nk'uko yari ifitiye umugambi Samweli na Dawidi. Amasomo dushobora kwigira kuri Samweli ni menshi. Ubuzima bwa Samweli bwuzuyemo amasomo twakwigiramo. Reka tugerageze kurebera hamwe aya ngaya. Isomo rya mbere dushobora kwigira kuri Samweli ni iri ngiri: senga kandi usenge wiringira Imana. Senga kandi wiringira Imana. Nk'uko Hana yasenze asaba Samweli, dushobora natwe gusenga no kwiringira Imana kwizadusubiza mu buryo bwayo bukwiriye. Hana yasenze Imana, ayisenga yiringiye, ayisenga ayisaba umwana, ayisenga ayisaba kizamuha umwana w'umuhungu, maze kuko yarabyiringiye Imana irabikora, maze irabisohoza, imuha umwana w'umuhungu Samweli, ari nawe turi kwiga muri iki cyigisho cyacu. Isomo rya kabiri dushobora kwigira kuri Samweli: tega amatwi Imana. Samweli yize gutega amatwi ijwi ry'Imana. Natwe dushobora gutega amatwi Imana igihe dusenga n'igihe dusoma Bibiliya. Isomo rya gatatu dushobora kwigira muri iki cyigisho: ubaha Imana. Igihe cyose Samweli yubahaga Imana, no mu gihe bigoye yubahaga Imana. Dushobora gusaba Imana ikadushoboza kuyubaha mu buzima bwacu. Isomo rya kane dushobora kwigira kuri Samweli: iringire imigambi y'Imana. Samweli ntiyajyaga iteka asobanukirwa impamvu y'ibibaho, ariko yiringiraga Imana. Dushobora kwiringira ko imigambi y'Imana kuri twe ari myiza. None se reka nkubaze ikibazo kandi dusabe Imana Mwuka Wera, maze ngo turusheho gusobanukirwa nacyo. Ni gute twagendana kwizera nka Samweli? Ubuzima bwa Samweli butwereka icyo bisobanuye kugendana kwizera no kuba umushakashatsi nyakuri. Kugendana kwizera bisobanuye kwiringira Imana, kuyitega amatwi no gukurikira inzira z'Imana nubwo twaba tutazi aho zizatugeza. Aya magambo ndagira ngo nyagusubiriremo, kandi ndasaba Imana kugira ngo Mwuka w'Imana amfashe nawe agufashe tubashe kuyasobanukirwa neza. Kugendana kwizera bisobanuye kwiringira Imana, kuyitega amatwi no gukurikira inzira z'Imana nubwo twaba tutazi aho inzira z'Imana zizatugeza. Dore rero inzira zo kwizera wanyuramo. Bwa mbere, senga buri munsi. Senga buri munsi. Dusenga Imana yacu kandi buri munsi. Twe gusenga Imana ariko tugeze mu bibazo gusa, ahubwo ubuzima bwacu burangwa no gusenga kandi dusenga buri munsi. Bwira Imana ibiguhangayikishije, kandi muri uko kubwira Imana ibiguhangayikishije ugira ibyiringiro. Ibyiringiro byawe n'inzozi zawe byose byereka Imana. Icya kabiri, soma Bibiliya. Bibiliya ni nk'ikarita itwereka inzira y'Imana, kandi twese umugabane munini cyane wabari muri iri teraniro twese dufite Bibiliya. Reka Bibiliya zacu ze kubiza dutwara mu masakoshi gusa. Reka Bibiliya zacu ze kubiza dushyira mu tubati turi mu ngo iwacu. Reka Bibiliya yacu ye kuba igitabo cyo kugendana mu ntoki gusa twereka abandi ko turi abakristo. Reka Bibiliya yacu ibe igitabo dusoma buri munsi. Reka Bibiliya yacu ibe igitabo tuvuganiramo n'Imana yacu. Rero nidusoma Bibiliya izatubera ikarita itwereka inzira y'Imana. Icya gatatu, bumugwa neza kandi ugira urukundo. Ijambo ry'Imana riturarikira buri munsi kugira urukundo. Bumugwa neza kandi ugira urukundo. Ereka abandi urukundo rw'Imana binyuze mu bikorwa byawe, binyuze mu bikorwa bitandukanye. Icya kane, wiringire igihe cy'Imana. Kenshi na kenshi dusabwa gutegereza nk'uko nyina wa Samweli yategereje ko isengesho rye risubizwa. Hana yarasenze, asenga Imana afite ibyiringiro, maze nta kindi yarategereje uretse gutegereza igihe isengesho rye rizasubirizwa. Reka rero natwe igihe dusenga Imana
tujye dusenga dufite ibyiringiro ko Imana yumvise gusenga kwacu, maze ahasigaye dutegereze igihe ubushake bwayo buzasohoreza muri twebwe. Nenda gusoza rero icyigisho cy'uyu munsi, reka kuri iyi isabato ya jiya, isabato by'umwihariko yagenewe abana batoya bafite imyaka 4 kugeza ku myaka 9. Bana bato, ubuzima bwa Samweli ni urugero rwiza kucyo bisobanuye kugendana n'Imana no kuyiringira mu rugendo rwacu. Kandi ntabwo Samweli ari butubere urugero gusa nk'abana, ahubwo Samweli ni urugero rwiza nanone ko no ku bantu bakuru ku byerekeranye no kugenda n'Imana no kuyiringira mu rugendo rwacu rwo kwizera. Nka Samweli rero mubasha gutega amatwi Imana, nka Samweli mubasha kuyubaha, nka Samweli mubasha kwiringira imigambi yayo, kandi nka Samweli tubasha guhora dufite ibyiringiro yuko dufite Imana itwumva kandi isohoreza ibyifuzo byayo ikabisohoreza muri twebwe. Noneho rero mureke dufate umwanzuro wo kugenda kandi tugende dufite kwizera nka Samweli. Nkuko Samweli yagenze, natwe tubasha kugenda nkawe. Ntimuri bato cyane ku buryo mutagaragaza itandukaniro kubwo kubaha Imana. Bana bato munteze amatwi, ni mwebwe ndi kubwira cyane by'umwihariko. Ntago muri bato cyane ku buryo mutagaragaza itandukaniro kubwo kubaha Imana. Umwana wubaha Imana hari kimutandukanya n'abandi bana badafite uburere bwo kubaha Imana. Abana bubaha Imana bafite itandukaniro kandi bararikirwa kugira itandukaniro ribatandukanya n'abandi. Barangwe no kubaha Imana, barangwe no kuvuga neza, barangwe no kwicisha bugufi, barangwe no kubaha abakuru bose, barangwe no kubaha ababyeyi, barangwe no gutega amatwi, kandi barangwe no kugira ubuzima busenga. Imana ifashe buri muntu wese, Imana idushoboze kugendana nayo dufite kwizera. Ndabyisabire kandi mbisabira buri wese mu izina rya Yesu, amena. Mureke dusenge. Mana nziza, urakoze kubw'iyi nkuru ya Samweli tumaze kumva. Urakoze kubw'iki gitekerezo cyiza cy'ibyabaye muri Bibiliya, cy'uburyo umuja wawe Hana yagusabye kandi ukumva gusaba kwe, kandi uburyo yakwiringiye maze ibyo byose ukabibona maze ukamusubiza. Duhe kugutega amatwi, duhe kukwiringira no gukurikiza imigambi yawe ku buzima bwacu. Turagushimira ko dukunda kandi ukayobora intambwe zacu. Turagukunda Mana, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amena.